Umunsi wa none dutangiye agace ka kabiri ikaya nkuru yacu. Ubwo nuko nguko Charles bari bamusabiye ko bamuca ikiganza, naho twasoreje bagiye kuba bamukata ikiganza. Ndagira ngo ndebere ibintu Godwin agiye kuba yakora. Ubwo nuko nguko aho ngaho abandi bo hari uwo bari barimo barafungurira, arimo araza yatangaye cyane, ariko ku bantu barimo barareba neza ni wa musore twatangiranye aturitsa Charles muri mu ndege icyo gihe. Ubwo nuko nguko yari arimo araza, ubona ko byamushimishije. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko umugabo nawe yinjiye aho ngaho arimo arisetsa gake gakeya. Wakibaza ngo ahaje ni hehe? Aho ku rundi ruhande barimo baratwereka hari umusore umeze nk'aho ategereje undi muntu, ubona ko byamucanze cyane, iyabuze ukahagarara, mbese byamucanze. Ubwo niko yaragiye kuba yagenda, hari undi bahise bakubitana ahita amubwira ati Mr Hunter. Undi yaramurebye ati ubu ngubu na n'ubu turacyarimo turashaka Charles, twakomeje kuba twamubura, ariko hari amakuru mabi. Ubu ngubu ntabwo wakizera ko kuva yapfa. Ubu ngubu bagiye kuba batwara umwanya we wa CEO, bagiye kuba bawutwara. Uriya muvandimwe we niwe ugiye kuba yawufata, nawe ahita ayobora. Ubu ngubu ibintu birakomeye. Undi yarabyumvishije yahise amubwira ati reka tugende, ibyo ntabwo bishoboka. Nuko nguko bahise bagenda, ariko ngo uriya uje ni umuvandimwe wa Hunter. Ubwo ngubwo yaraje nyine kuba yaza ahangaha, nako ni umuvandimwe w'uriya musore Charles. Ubwo yaraje ngo kuba yaba nawe umuyobozi akaba yayobora kampani. Ubwo niko bahise batangira ko bamubwira ati ngewe umuvandimwe wanjye yashize amezi 6 rero abuze, rero ubu ngubu nanjye narinje ngo duhite dutangira, wita mumpereza iby'umuryango wacu n'ubundi, kuko ubu ngubu ntabwo twagumya gutegereza ahangaha. Ubuyobozi budafite muntu buyoboye ibi bintu rwose ntabwo byaba ari byo. Ye mumpereza umwanya wanjye ninjye ugomba kuba nabiyobora. Ubwo nuko nguko yazanye impapuro ngatangira nawe nyine ngayobore, kuko umuvandimwe we yarapfuye. Ubwo nuko nguko yazanye icyemezo, arababwira ati iki ni icyemezo kigaragaza ko yapfuye, rero nta kindi kintu twagumya dutegereza. Ariko Hunter yaramubwiye ati hari ikintu twari twaramushyizemo kigaragaza ko nyine ashobora kuba ari muzima cyangwa se yarapfuye, ndetse n'ikirangamerekezo nyine muri make. Ubwo ngubwo twaramukurikiranye, na n'ubu nta kimenyetso twegeze tubona ko yaba yarapfuye cyangwa akiri muzima. Iyo tracker yiwe murimo ntabwo ikora, nta kintu irimo iratwereka. Ubwo rero yahise afata umwanzuro wo kuba yaca ibyo bipapuro yaramweretse, mbese ameze nk'aho apfobesha ibyo yaramubwiye, ahita anabicanaga hasi. Ubwo yarahagurutse nawe ahita atangira kumubwira ati iyo tracker urimo uravuga ni ibiki? Iyo tracker ushaka kuba wavuga ndashaka kuba yasimbura ibintu byose twakoze, ariko ntabwo uri kumenya ko ari mu ndege yarari. Ibyo bintu urimo uravuga ntabwo urimo urabizi. Undi yahise amubwira ati iyo ndege rero yari inafite black box, nayo twarayirebye nta kintu twegeze tubona, nako twarayibuze nta kintu twegeze tubona. Ubwo rero ntabwo twamenya niba ari muzima cyangwa se yarapfuye. Urumva ko ibyo bintu rero urimo uravuga nta kimenyetso na kimwe bifite. Ku bantu batazi black box ni nka kamera ibiri mu ndege cyangwa mu modoka igaragaza amashusho. Rero nko mu gihe umuntu yakoze impanuka babona ukuntu byagenze rero mu ndege, ubwo rero byari kugaragaza niba Charles yarapfuye cyangwa se ukuntu byamugendekeye. Rero yaramubwiye ati yo black box ntabwo twigeze tuyibona, ndetse na Charles tracker twamushyizemo ntabwo nta kintu tugaragariza, ntabwo tuyibona. Rero urimo urumva ko umuvandimwe wawe ntabwo twahita tugusinyira ibintu byiwe cyangwa se ubitwara tutari twabimenya. Undi ariko yaramubwiye ati ibyo ngibyo se ni ibiki? Ariko undi yaramubwiye ati twebwe turimo turagomeza dushaka, vuba aha ngaha turaza kuba twabahereza igisubizo, kandi ndabizi neza ko ari muzima. Vuba aha ngaha Mr Fisher araza kuba yagaruka. Undi yarabyumvishije umuvandimwe atengwa ngo iki, kandi niwe wamwishe, nawe ni nako wapanze kuba yamwica. Rero aramubwiye ati umva nkubwire, bibaye byiza wampereza n'abantu bawe bakamfasha kuba twajya kumushaka, sibyo byaba ari byiza se? Ubwo ngubwo yahise avuga ati ngiye ndigendeye, ngiye kuba nakomeza kuba namushaka, vuba aha ngaha ndaza kuba naguhereza igisubizo. Undi nuko nguko yamwegera aramubwira ati Simoni we umva nkubwire. Ubwo nuko nguko yamwegereye gake gakeya, atangira kuba yamubwira ati uriya muvandimwe wanjye kuba yarapfuye ngiye nta ruhare mbifitemo, urimo uranyumva neza? Rero niyo mpamvu groupe cyangwa se no company ngiye ndimo ndayishaka. None se ubundi urakeka ko ngiye ntayobora?
kuki urimo urashaka kuba nawe wamyivangira mu bintu? Ahubwo reka nkubwire ubu ngubu, guhera ubu ngubu reka mbe naguhereza amakuru. Nyuma y'iminsi 3 ndahita nitegura kuba nayobora iby'umuryango wacu, ndagira ngo mbe nabikumenyesha ko vuba aha ngaha nyuma y'iminsi 3 niba utaragira ikintu ugeraho umenye ko ndi buhite nyobora ibya famiye yacu. Ubwo nuko nguko yagiye. Uyu nguyu Hanta niba ari sekreteri wa Sharire ntabwo tubizi, ariko nyine ni umuntu ubona ko ari ku ruhande rwa Sharire, arimo ararwanirira Sharire. Ubwo Sharire nibyiwe turaza kuba twabisobanukirwa, nawe dusize bagiye kuba bamuca akaboko. Ntumbaze ngo bigiye kuba byagenda ute. Ubwo nuko nguko abo basigaye aho ngaho ahita atangira kuba yamubwira ati Mr. Hunter, ubu ngubu noneho turakora iki ko mbona ibintu bikaze? Ubwo ndi nawe yahise atangira kuba yamubwira ati na n'ubu ngubu ngenda cyari guteka ko Sharire ashobora kuba akiri muzima. Ngiye niko ndimo ndabyumva, ahubwo ongera wohereza abantu bakomeze bamushake. Ndabizi neza iriya turaka twamushyizemo iraza kuba yaduhereza amakuru vuba aha ngaha. We komeza ubu uri haho ngaho hafi. Undi nawe ntabwo yari kuba yabyanga, yaravuze ati we yohereza abandi bantu benshi bakomeze bamushake, kuko iriya turaka yiwe nta kintu na kimwe yigeze twereka. Ndabizi neza nta nubwo yaba yararenze kino gihugu, ahubwo ngewe ikindi kintu mushake no hanze y'igihugu kugira ngo abe yagaruka dusebye umuvandimwe we. Undi yaravuze ati niko bimeze boss wanjye. Ubwo aho ngaho barimo baratwereka Sharire twasize bagiye kuba bamukata akaboko. Nuko nguko w'icyuma yamanutse Sharire nawe yarazi ko birangiye, ariko aho nuko Crystal yahise aza ati muhagarike ibyo bintu. Ubwo Sharire se yikanga avuga ati umukobwa yahise atangira kuba yamubaza tumeze neza, ati vuba aha ngiye kuba nagusubiza mu rugo, ngiye kuba nagusubiza mu rugo. Godwin nawe yahise atangira kuba yavuga ati ngo iki ibi ni ibiki muri mwahangaha ayo mapenzi yanyu muri mu bicyaha ngaha? Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ariko ubundi Crystal we uri mu biki ubundi wowe ubu ngubu? Wowe ko mbona byancanze ibyo bintu urimo. Ati uyu musore ngewe niwe ushaka kungereranya nawe? Banzu ndebi urimo urangiranya n'uno musore? Ibi bintu ni ukubera iki? Ntabwo uzi ko ngewe ndi uwawe kandi nanjye nkaba uwawe? Ntabwo uzi ko tugiye kuba twakora ubukwe? Umukobwa yahise amubwira ati reka njye ntabwo nakora ubukwe nawe, ndabikubwiye. Ubwo nuko nguko bamwita Zeno Godwin. Ubwo yahise amubwira ati umva nkubwire ibyo bintu byose ntanabirota Zeno we. Ubwo Zeno yahise amufata amubwira ati sweetheart we. Ubwo umuhungu nuko nguko yaje amubwira ati murekure sweetheart biki murekure. Nuko nguko umuhungu yahise amukuraho amubwira ati we hoshi. Ariko umugabo yatunze akaboko ahita amubwira ati umva nkubwire ndakubwiye ukuri ko uri buze kuba wanyinginga umbwira ngo dukore ubukwe. Iryo ni isezerano nguhaye, uraza kuba urimo uranyinginga ngo dukore ubukwe. Nuko nguko yahise yigendera. Sharire nawe ati hagararaho ngaho se, hagararaho. Ubwo iwabo nabo barimo barabireba, ariko musaza yatangiye kuba yamubwira ati niko mushiki wanjye. Undi yahise amubwira ati wigumya kumpamagara mbabarira, iceceka aho ngaho wigumya kuba wampamagara. Ati ahubwo guhera ubu ngubu ngiye kuba nagenda na Sharire tujya ahantu kure cyane, ahantu mutazongera kuba mwatubona. Murimo murabyumva neza? Ngiye kuba nagenda kuko ngiye ibi ngibi sinabyemera Zeno ngo ngiye mbere umugabo. Reka ahubwo ngiye kuba nagenda njye kure cyane, ahantu mutazongera kuba mwamenya amakuru yanjye ndetse na ya Sharire, kuko Sharire niwe mugabo wanjye. Mama we yahise atangira kuba yamubwira ati ''Uri muravuga ibiki? Ibyo ni ibiki uri muravuga Crystal we? Ibyo ni ibiki? Reba Zeno ni umugabo mwiza, reba umuntu yari yemeye no kuba yaza aha ngaha aje kukureba gusa, none wowe urimo urashaka kuba wagira ibyo bintu. Ibyo ni ibiki ushaka kuba wadukora nk'umuryango? Ugiye kuba wadutera ishoti?'' Umukobwa yarababwiye ati bya Godwin n'umuryango w'ibyo simbyitayeho, ngiye ibyo ngibyo mugenda mushaka abandi mumushyingira, ariko ngiye munyibagirwe, ntago ngewe namubera umugore. Umukobwa yarabyanze. Ubwo na papa atangira kuba yavuga ati reba ikimwaro duteje aha ngaha muri uno mujyi, reba wowe rwose ikimwaro ugiye kuba waduteza hano muri uno mujyi, ni ukubera iki ibi bintu ugiye kuba wakora aha ngaha? Ndimo ndakurwanirira nka papa wawe, ariko nta kintu na kimwe urimo uranyumvaho. Ibi bintu urimo urakora ni ibiki? Godwin ni umugabo mwiza, kubera iki urimo urashaka kuba wamutera ishoti ukamwanga? Ubwo n'umuvandimwe nawe arimo arabyumva. Rero umukobwa yahise amubwira ati umva mbabwire mwese, ndimo ndumva mudashaka kuba mwanyumva, ahubwo mutegura ubukwe vuba aha ngaha na Sharire nibwo tugomba kuba twakora, njye ntago nakora ubukwe na Zeno. Ubwo umukobwa yabateye ishoti
ababwira ko bidashoboka. Umuhungu nawe ahita amubwira ati Krisitari we, ati wigira ikibazo, ati njye ndaza kuba nakurinda ibibazo uri buze kuba wacamo byose. Umukobwa yabonye ko ari kumwe n'umusore, rata aravuga ati yego rata, ariko umuhungu wundi nawe atangira kuba yavuga ati we genda va aha ngaha, ibyo bintu usuri kubona wabyigira kuva ryari? Uramurinda mushiki wanjye, uramurinda nkande wowe? Ubundi urwaye mu mutwe ku buryo waza wigera uko nguko? Ufite ikihe kibazo mu bwonko wa mugabo we? Undi yarabyumvishije, ariko atangira kuba yamubwira tumva nkubwire, ahubwo nubwo uri musaza we ariko ndakumenyesha umugende kure, njyewe uyu nguyu ni umugore wanjye, nta n'umuntu ugomba kuba wamukoraho. Umukobwa yahise areba urukundo rwe, umuhungu nawe atangira kuba yamubwira ati mwese mumurebe, ariko umugore yahise atangira kuba yamubwira ati we nta kintu na kimwe wamukoraho, habe n'ikintu na kimwe wamukoraho. Goodwin ubundi uramuzi, ati ushaka kuba wahanganana nawe, ushaka guhangana nawe, ibyo bintu ni gute we wabikora? Genda kurahira ko utashobora no kuba warenga aha ngaha ngo uramuke ujyanye uwo mukobwa, kuko Goodwin afite imbaraga zihambaye. Njyewe ahubwo ndi kubona ushaka kuba wakishyira mu bibazo, urimo urumva neza? Ubwo nuko nguko yahise amubwira ko Goodwin ari umusore mubi, ari umugabo nyine mubi udashobotse, rero nta kintu na kimwe bamukorera. Aravuga ati wowe murimo muraduteza ikimwaro. Umukobwa yahise amubwira ati mama, hagarika ibyo bintu werekera, ati njye ndaza kuba nashaka uburyo bwose, kandi mfite ahandi hantu tugiye kuba twajya kure, nta muntu n'umwe uzaba wadufata. Ubwo ntibyatinze nuko nguko bahise bifatira n'ibyabo, bavuga ati se Goodwin ni ibiki? Ibyo yabidukoraho ibiki? Ibyo ni ibiki ashaka kuba yatubwira? Reka reka nta kintu yadutwara. Ubwo nuko nguko umukobwa yafashe umwanzuro kuba yajyana n'umusore. Papa we nawe yahise atangira kuba yashoberwa, aravuga ati muhungu wanjye hamagara Goodwin ubimubwire. Umuhungu nawe aravuga ati niko bimeze, ngiye kuba nabwira Goodwin agira ibyo ategura, kuko bino bintu ntago yamutwara. Umusore nawe yarahindukiye aramureba, yitegereza ukuntu bose barimo baravuga ati ariko muceceka atatwumva, atumva ibintu turimo turavuga. Umusore nawe ati nashaka byumve, bityo namubwiye nuko Goodwin atamutsinda. Ubwo iwabo w'umukobwa barimo baragambanira, abangaba bagiye kuba bakijyanira ngo bahamagare Goodwin abe yaza abahoshe. Ubwo nuko nguko n'umusore nawe yahise avuga ati niko bimeze, abangaba nabahaye umurongo ntarengwa barabyanga, rero bakira ibyo bagiye kuba bahura nabyo. Ubwo na papa we barimo baragambana ati surakeka ko Goodwin ari buze kuba yatsindara cyangwa n'uriya musore y'ubutsinde? Ubwo bo bagasigara barimo aho ngaho ati reka reka ngiye ntago nashimye uriya muhungu, ndabona atari uwo muri famiye yacu pe, ntago bimubereye. Ubwo aho barimo baratwereka abandi barimo baraza igake gakeya. Ubwo uyu nguyu ni wa wundi ifisha nyine bo muri famiye ya Fisha, uyu nguyu ni umuvandimwe wa Sharire. Ubwo nuko nguko bose baje bahagarara aho ngaho, bo bafite gahunda yo kuba baza bakayobora. Rero yese atangira kuba yavuga ati ubu ngubu nanjye ngiye kuba nafata Fisha Group, ubu ngubu guhera ubu ngubu Fisha Group igiye kuba yaba iyanjye, kuko Sharire nta bushobozi afite, nta n'uhari. Ubu byose ubu ngubu bigiye kuba byaba ibyanjye, buno bwami bwose bugiye kuba bwaba ubwanjye. Nonaha umusore we yari yasinye, umuntu wiyemeje no kuba yakica umuvandimwe kugira ngo abe yatsindira iby'iwabo. Ubwo aho hari uwaje amubwira ati Simoni we, ubwo aho ngaho hari abahari. Ubwo rero baje kuba bamubwira tumva rero nkubwire, hagarika kuba wakigira umuntu w'umunyabwenge, ndagira ngo unyumve ubu ngubu guhera ubu ngubu ndagira ngo mpite nkugira visi perezida w'ino kampani, hari ikibazo? Ubwo niko yaje atangira kuba yamwinjirira, atangira kuba bamubwira ati mumushyire hasi sha, ndabona afite ikiburi. Ubwo nuko nguko bahise bamumanura, undi atangira kuba yamuhamagara ati Hunter, Mr. Hunter, Mr. Hunter. Nuko nguko bamushyize ku mavi, bose na wa muhungu baba bari kumwe bamushyira hasi. Ubwo nuko nguko nawe yahise ahaguruka. Ubwo ni wa wundi wo muri Fisha nawe nyine, izina rye barimo baramwita Fisha, nanjye sindamenya izina rye, ariko yahise atangira kuba yavuga ati ndimo ndakubwira ntiwange kuba wakumva, icyo wamenya nuko umuvandimwe wanjye atari muzima. Ubwo ngubwo nawe barimo baramutwereka nuko nguko baje bagiye kuba bakigendera, bashyushye cyane. Arimo aramubwira ati sheri, injira mu modoka reka tugende, igira vuba vuba Krisitari, ujye mu modoka tugende, ubu ngubu ibintu byose ngiye kuba nabishyira hari inyuma. Umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo, reka ninjire mu modoka, nta kibazo wowe ubishyira inyuma. Ariko umushoferi niba murimo muramwitegereza ukuntu arimo arareba, ntiwamenya niba yishimye cyangwa se ababaye, ariko ukuntu arimo arareba urabona ko isura atari shyashya. Umuhungu nuko nguko yagiye kuba nawe yashyira imizigo inyuma, undi yahise atangira kuba yakatsa imodoka.
gake gake umukobwa ntakamenye ibyo umugabo arimo. Undi yahise atwara imodoka, umuhungu agiye kuba yafungura imodoka yahise igenda kandi harimo umukobwa. Undebere dore ibintu bakoze. Umuhungu yahise atangira kuba yahamagara Crystal, ati Crystal waragutwaye, ati Crystal yarangariye mu modoka. Ubwo niko yitegereje ahita atangira kuba yavuga ati yewe nyakubahwa. Undi we yatwaye imodoka ari pose nta kintu na kimwe arimo aravuga, ati shoferi we. Umuhungu nawe yakomeje amuhamagara ati Crystal, ati ntago bantwaye ngende hanze. Umukobwa nawe yahise atangira kuba yamubwira ati yewe ndakwinginze hagarika imodoka usize umugabo wanjye. Umugabo nawe yasigaye yakomeje yirukanka inyuma y'imodoka. Shoferi se bimubwiye iki ko ibintu arimo arakora bizi? Umukobwa yagumye yitegereza, ariko umugabo yahise atangira kuba yavuga ati Goodwin niwe wanyohereje ahangaha ngo nze ngufate. Umukobwa yarabyumvisha ati ngo iki? Ati Zeno Goodwin niwe wakohereje ahangaha ngo uzumfate? Undi yaravuze ati yego. Ati ariko ntago ngewe ibi bintu urimo urambwira ntago ndimo ndabyumva. Ati winjyana muri ariya maboko y'uriya mugabo mubi. Ati hagarika imodoka, hagarika imodoka. Umukobwa yakomeje amubwira ati hagarika imodoka, uriya ni umugabo mubi wimunjyana mu maboko ye. Undi ntiyabyumvishije. Undi yarahindukiye akajya ahamagara Charire. Undi nawe akagumya amuhamagara ati Crystal we. Undi agahamagara ati Charire we, Charire mon bébé. Ubwo umuhungu yakomeje yirukanka, umukobwa n'amarira menshi. Ubwo bari bamutandukanyije n'umukunzi we. Yakomeje arimo ararira avuga ati mana yanjye we, ati Charire we. Ubwo nuko nguko babatandukanyije. Ikibazo wakibaza ati se barongera kuba bahura kubona ibatandukanye? Ubwo nuko nguko aho hari indi modoka yaje. Undebera ukuntu ibibazo bigwira. Dore nuko nguko Charire bahise bamugonga. Ndagira ngo undebere Charire dore baramugonga. Reba ibimubayeho. Baramugonze yikubita hasi. Mbega akaga. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yakibuka ukuntu nawe yabayeho mu buzima bw'abakire nubwo yari umusabirizi, mbese yari yaribagiwe. Dore ngo aratangira kuba yakibuka ukuntu yabaga arimo aragenda ari kumwe n'abandi babosi gake gake yakabyibuka. Ubwo ngubwo nibyo umusore yatangiye kuba yakibuka aho yari aryamye imodoka ikimara kuba yamugonga. Ubwo nuko nguko yakomeje kuba yakibuka ukuntu yabaga ari muri kampani ze akagenda gake gakeya, abantu mbese yafite icyubahiro, abantu bamwubaha, ndetse abizi ko ntago yari abizi neza ko nawe yigeze kuba yabaho nk'umukire. Ubwo nuko nguko yinjiraga bose bakunama bavuga ati bose ni karibu, aturakaza neza bose nyakubahwa. Ubwo ngubwo nuko nguko yabaga agenda atikoraho. Ibyo byose arimo arabyibuka aho imodoka imugongeye, mbese yari yarabuze intekerezo zibutsa. Ubwo rero yahise atangira no kuba yakibuka wa munsi bamuturikirizaho igisasu, ukuntu yagiye mu ndege undi nawe agafunga. Ubwo yari yanze ko bajyana. Ubwo nuko nguko yafunze indege nabyo nibyo yahise atangira kuba yakibuka arimo aramupepera amubwira ati bosi urugendo rwiza. Umusore yarabyibutse atangira no kuba yacira amaraso, mbese bamugonze nabi yikubise hasi. Amaraso nuko nguko yatangiye kuba yameneka. Ndagira ngo urebe. Umusore yacitse intege yikubita hasi, mbese byaranze. Akabaraga kari ntako, byari bimeze nkaho byamucanze, biramurenze. Reba neza niba warakoze subscribe. Usanze utarayikoze bayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Niba iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ariko muri kaka necklace aba yambaye hari ibyatangiye kuba byazamuka, niba ari sinyare. Hari ibyatangiye kuba byazamuka bivamo bijya mu kirere. Ubwo nuko nguko byagiye mu birere. Ubwo aho ngaho abandi nabo baracyari aho ngaho barimo baramubwira ati wowe gute wowe umuntu akubwira ibintu ugashaka kuba wakanga kubyumva. Ubwo umuvandimwe wa Charire warashaka kuba yayobora atangira kuba yamubwira ati niko Simoni Hanta we, gute utari muranyumva ibintu ndimo ndakubwira ntabwo uri murabyumva. Nakubwiye ati ikirego cy'umuvandimwe wanjye kirekire aho ngaho, ahubwo ndarimo ndashaka impapuro zibitse ahantu ngo mwatsimbye, mbwira n'amapassword ya byose kuko ubu ngubu ngiye kuba nayobora, niwe wenyine ubizi, mbwira kado. Ubwo nuko nguko yamubwiraga ati mbwira bikishoboka, mbwira niba ushaka kuba wabaho nkure kugende. Ubwo yagomeje amubwira ati mbwira. Undi aramubwira ati po, aramucira amubwira ati mve impande. Undi yaravuze ati kino kigoryi kiranciriye we, ati urimo urashaka kuba wapfa. Umuhungu yaramubwira ati ngiye nta bwoba mfite,
urakeka se ko nagambanira Sharire? Undi yahise amukubita umugera aramubwira ati ntabwo urimo uranyumva, ibintu ndimo ndakubwira ntabwo urimo uranyumva. Undi yari afite undi muntu w'umupampe wamubwira tumeze neza, akamubwira ati meze neza nta kibazo. Undi barimo baramukuramo amakuru. Ubwo bari aho ngaho hari byatangiye kuba byazamuka birimo biravuga ati ibintu byose bimeze neza. Abandi bararebye ati ngo iki? Gati reba hariya biriya ni ibiki? Ubwo arimo arereka uriya mu bosi we akamubwira ati reba hariya. Ubwo undi nawe akavuga ati se ni ibiki? Ubwo we ntabyo yari azi, byaramucanze. Ubwo ngubwo aho hari ibindi birimo biraka, igake gake birimo biravuga ati isinyari isubiyeho. Bose bari bameze nk'ababizi barimo baravuga ati yego sha, ati dore ni igisasu. Abatabizi ati dore ni igisasu, abandi ati dore ngibiriya. Undi ati ni aramuse, ati ni sinyari. Ubwo bahise bavuga ati isinyari isubiyeho. Ubwo nuko nguko muri televiziyo irimo irabikina yaravuze ati sinyari zisubiyeho. Ubwo nuko nguko bahise bavuga ati ni truck ya Fisher yongeye igasubiraho. Ubwo babandi barabimenye bahita bavuga ati aracyari muzima, Mr Fisher aracyari muzima. Ubwo ni Sharire nyine, ariko nyine bose mu muryango wabo bitwa ba Fisher. Ubwo barimo baravuga Sharire. Ubwo baravuze ati ngo iki aracyari muzima. Abandi nabo ati ngo reka ntago akiri muzima, yarapfuye, ni gute yatoroka mu ndege? Ubwo bagatangira kuba bavuga ati we nari nabikubwiye ko bino bintu utari buze kuba wabigeraho, ubu ngubu aracyari muzima, umuvandimwe wawe aracyari muzima. Undi yakubiswe n'inkuba rero ahita avuga ati ubu ngubu mu kanya witegure n'inama iri buze kuba yaba, ahubwo wowe witegura ibintu uri buze kuba wakisobanura kuko Mr Fisher agiye kuba yagaruka ahangaha. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati wowe itegure ntago bigikunze. Ubwo niko yahise amubwira ati ngewe rero ikindi kintu nakubwira nuko diru twari dufitanye nta hantu yari ihuriye nawe, nta kintu na kimwe twigeze dupanga, uranyumva neza? Undi yacitse intege biramucanga kumva ko umuvandimwe wagiye kuba yagaruka. Rero niko yahise amubwira ati reka nohereza abasore ahubwo bawe bajya kumureba ahantu ari, vuba ahangaha ndaje muzane. Ubwo nuko nguko bahise bo bigendera bagiye kuba bamuzana, bamenye ko akiri muzima. Mbese kaka ni Kresi yari yambaye ikari karimo itraka yamenyaga ahantu hari bano bakabibona. Undi yahise atangira kuba yamubwira ati boss umeze neza? Undi yaracitse intege kumva ko umuvandimwe wakiri muzima. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati si ibi bintu birashoboka ko umuntu yava mu ndege akaba kibaho kandi n'igisasu cyaraturitse? Ubwo se ibyo bintu byakozwe gute ko ngiye ntarimo ndabyumva? Yacitse ute? Ibi bintu yabicitse gute? Ngewe ndacyarimo ndabyibazaho cyane. Atari ko turacyafite igihe cyo kuba twamenya kuko niba bino bintu ari ukuri, ibi bintu ngiye ntago ndimo ndabyizera. Undi nawe yaravuze ati buretseho gatoya, ariko ibyo bintu koko niko bimeze, nanjye ntago ndimo ndabyizera, buretseho gatoya ndumva ariko ngize ubwoba. Yavuze ko afite ubwoba kuko umuvandimwe niwe wabigizemo uruhare kugira ngo ashake kuba yamwica. Rero kumva ngo agiye kuba yagaruka yacitse intege ndetse ajya aho hasi aravuga ati ibi bintu nibyo we. Ubwo aho ngaho hari undi barimo barazana arimo aravuga ati ndeka ngende mundeke ngende. Nuko nguko bamuzanye, dore umukobwa dore ngo baramuzana aho ngaho. Nuko nguko bamuzanye dore cya Goodwin icyari kiraho kimutegereje, ndetse akimara kuba yamubona yahise atangira kuba yamubwira ati uraje se? Umukobwa nawe ati zeno, ati ubundi kubera iki bino bintu urimo urabikora? Ibi bintu urimo urabikorera iki wundi wandetse ngewe wampaye amahoro inkigendera gute wohereje bariya bagabo baze ngo bamfate? Kandi nakubwiye ko ngiye ntakora ubukwe nawe. Niyo nabirota ngiye ndabikubwiye ntago nakora ubukwe nawe. Umukobwa we yagumyaga amubwira ko atakora ubukwe nawe, aramubwira ati niyo nabirota. Umugabo yahise atangira kuba yamubwira ati Kristali we. Ubwo ngubwo niko yahise amubwira, yatangira kuba yamubwira ati ubu ngubu uranyuzwe kuba wajyana n'uriya mugabo w'umukene? Ati reba rwose ubu ngubu koko ngewe waretse nkagushyira mu biganza byanjye inkagukontorora ko ari njye ngenyine, ibyoroshye kuba rwose wabaho wishimye no kujyana n'uriya musabirizi ni ibintu bidashoboka, n'ukuri ntabwo bifite n'amahirwe, genda bikubwiye. Ubwo nuko nguko yamubwiye ko bidafite amahirwe kuba yajyana na Sharire w'umukene. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira tumva ahubwo nkubwire n'ikindi kintu nshaka kuba nakubwira. Ubwo yahise atangira kuba yamuseka, ariko umukobwa yamubwiye ko we niyo yabirota atajyana nawe. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati se ubundi
nicyo ushaka kuba wambwira? Nuko Godwin koko uwampaye amahoro koko nkigendera, mbasi ngiye ngusabye imbabazi ni ukuri, ndakwinginze. Umukobwa yahise atangira kuba yasaba imbabazi, akamubwira ati ndakwinginze mureke wenyine agende, mureke agende. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamusaba imbabazi, ariko umugabo nawe akavuga ati umureke agende. Ubwo yatangiye kuba yaseka avuga ati ngewe mureke agende. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati mureke agende, uri seriye se? Uri seriye ngo mureke agende? Ubwo ngubwo niko yahise atangira kuba yamureba, aramwitegereza ati ngajya ku mavi, niba ushaka ko mureka akagenda, ijya hasi ku mavi utangire untakambire, none ndaba namureka agende. Ugiye utangira utakate mbamubabarira agende, nukuri ntago ngewe ndabubyemere, ntago nukuri bino bintu ari byo, ugiye usakuze ndaza kuba nabyemera. Umugabo akamuseka cyane, mbese akajya akamuseka avuga ati ngabikore se. Umukobwa nawe nk'umuntu wakundaga Charles yaravuze ati ibyo gusa se, nta kibazo ndabikora. Nuko nguko yamanutse ndetse ajya ku mavi. Iyo agiye ku mavi ngasabire Charles bamureke agende. Umugabo yarabibonye, arabibona ko n'ubundi umukobwa ibyo ngibyo ari utuntu toto. Nuko nguko yamanutse ajya kuba yajya ku mavi asabira umuhungu bamureke wenyine agende. Nuko nguko yagiye ku mavi. Ubwo Godwin yarabibonye, yitegereza nawe umukobwa abona amuteye impuhwe ati ngo iki? Ubwo yazunguje umutwe ndetse biramurenga, atangira kuba yavuga ati se koko nibyo? Umukobwa rero nawe yese atangira kuba yamubwira ati zeno nabikoze, si ibi ngibi se wari urimo urashaka? Ngaho noneho ndakwinginze mureke Charles agende, ndakwinginze nukuri mureke agende. Umukobwa yise atangira kuba yasaba imbabazi. Ubwo aramubwira ati numureka nta kindi kintu azongera kuba yakora, ndakwinginze mureke agende, mureke wenyine. Undi yagiyeho aramwumva, umukobwa nawe agumya amubwira ko nta kintu azongera kuba yakora, namureka akagenda uriya muhungu nyine ari we Charles ko nta kintu azongera kuba yakora. Undi nawe yise atangira kuba yamukoraho ati Crystal we, ati se koko ibintu urimo uravuga nibyo? Ati se nyine nukubera iki wowe urimo urashaka kuba wananiza? Ikandi ari ubukwe gusa ndimo ndashaka, uriya musore nkamureka wenyine, waretse kuba wananiza. Nuramuka yemeye ubukwe, ndagira ngo nkumenyeshe ko nta kindi kintu kibi ndibuze kuba namukorera. Ubwo ni nakarima aramuseka cyane, umukobwa akabyumva. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yakurayo telefoni avuga ati nta kibazo, harya ngo mureke agende, reka nze mbe nabwira abasore banjye basi kugira ngo ubyemere ko barimo baramureba ahantu ari hose, reka nze mbe nababwira wumva ukuntu bimeze. Ubwo nuko nguko yahise akurayo telefoni ngabe yavugisha abakozi be. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati niko atabo bantu bose ngo byagenze gute aho ngaho ratambwira, ndi kumwe n'umukunzi wanjye mbwira ukuntu aho ngaho bimeze. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ni bosi, atabasore bose bagiye, atari ku musore imodoka yamugonze. Ubwo niko yabyumvishije, umukobwa nawe ahita abyumva ko imodoka yamugonze. Umugabo yahise aseka ati ha. Ubwo yahise abika telefoni aramubwira ati wabyumvishije se? Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati zeno uri umugome, uri inyamaswa. Nuko nguko yahagurutse amubwira turi inyamaswa wa mugabo we, aturi inyamaswa. Yaramufasha aramuniga amubwira ati ni ibiki wakoze, iwe mukoreye iki umugabo wanjye, aturi inyamaswa. Undi yaramwitegereje ati ndi inyamaswa? Ati nbundi wowe uratekereza ko ari ngewe wamugonze se? Rega ngewe ntago nari ntwaye imodoka, uri kubona se we batakuzanye ahangaha ari ubwo ari ngewe wakuzanye? Bakunzaniye ahangaha kandi n'imodoka yabikoze si yanjye. Urimo urabyumva neza se? Ahubwo Crystal we, hari ikintu nshaka kuba nakubwira. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ahubwo wishaka kuba wakomeza kuba wakora nk'umusazi, ibi bintu urimo urikora umenye ko famiye yawe yose nayangiza, ahubwo atari uriya musore gusa. Urimo uranyumva? Nuko nguko yahise amufata munaga hasi, amubwiye ko na famiye ye yayangiza, ngo atari we gusa yakangiza, uriya musore nyine. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati urabona ukwezi kugiye kuba kwarangira, rero nicyo gihe ngo tube twakora ubukwe, kuno kwezi niyo ntego nari narihaye. Urimo urabyumva neza? Ubwo kino kigabo cyo cyari gifite gahunda n'ubundi ko kuba cyakora ubukwe n'uno mukobwa. Rero atangira kuba yavuga ati n'ubundi nategereje igihe kinini cyane, ntago nagomeza kuba nagumya ntegereje cyane, igihe cyanjye ni iki ngiki. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati mu minsi 7 gusa niyo isigaye yonyine kandi ngomba kuba
twakoze ubukwe muri ino minsi 7 tugomba kuba twakoze ubukwe. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati nicyo gihe nari naravuganye n'iwanyu ku kwezi ni kuba kwashize, kandi gusigaje iminsi 7 rero urabyumva tayari mu bukwe. Ubwo nuko nguko nawe yahindukiye ndetse yitegereza umukobwa we byamurenze ubwo umugabo yaramurebye aramwitegereza ati se ko nta kintu urimo uravuga. Ubwo aho ngaho hari izindi modoka zirimo ziraza ziza gake gakeya, zari imodoka nyinshi zari zirimo ziraza aho ngaho, wakibaza ngo zije gufata ndi cyangwa se zirimo bandi, ariko byo ni imodoka zimeze nkaho zikurikiranye zirimo ziraza. Ubwo banza urebe neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntiwibagirwe kuba wakora kuri like, byaba byiza unazemwe udutima ku muntu urimo urakunda ino nkuru nk'ukuntu nanjye ndimo ndayikunda. Ubwo nuko nguko aho hari wari urimo urava mu modoka, ariko tubonye neza ko Charire wakiryamye hamwe imodoka yamugongeye. Ubwo Mr Hunter nuko nguko yaje kureba boss, ubwo niko yahise atangira kuba yahamagara ati Mr Fisher, ati boss. Ubwo abandi nabati boss. Nuko nguko we yari aryamye hasi, baje birukanka cyane baje kuba bamureba, maravuga ataracyari muzima se, ati iracyari muzima, ati umva neza niba kiri muzima. Undi yahise amubwira ati hamagara ambulance. Ubwo niko bahise bihutira kuba bahamagara ambulance ngeze kuba yatwara uno musore, kuko we yari yaguye nabi, batangiye kuba bakumva niba kiri muzima. Disi byari byabarenze nyine bakumva ko umusore ashobora kuba yapfuye. Ubwo aho hari abandi nabo barimo baraseka ati ha. Ubwo bakajyaho bagaseka, arimo aramubwira ati ni byiza cyane, ati Goodwin uzi ukuntu yambwiye, ati yavuze ko umuryango wacu ndetse n'umuryango wabo ati muri kino cyumweru bagiye kuba bakora ubukwe. Ubu ngubu na ya mafaranga nayo arahita yaduhereza $50,000, agomba guhita aziduhereza noneho tukaryoha. Ye baba we, account yacu irabiriho ubwatsi. Ubwo bari barimo barishima cyane kuko umukobwa we bari bamufashe, rero yari agiye kuba yaba na nuriya mugabo. Ariko mama akavuga ati se ibi bintu koko biraza kuba byagenda neza? Nge ndimo ndumva ko bishobora kuba byabamwe ikibazo, nge buriya ntago ndimo ndizera Goodwin. Ubwo akavuga ati Goodwin yavuze ko azamwitaho, wowe azamwitaho bino bintu byose kandi nabyo azakomeza abyiteho, nta kibazo na kimwe bizagira, twebwe twashaka azabikora. Ubwo baratwereka aho ngaho wa musore wacu Charire naho ngaho yari aryamye, mbese bari bamuzanye kwa muganga. Mr Hunter nawe ari aho ngaho ategereje ko yabyuka, kuko yari amaje kuba yamera nkaho yaguye nabi, mbese bamuzanye kwa muganga ngo babe bamwitaho. Nuko nguko nawe yahise abyuka. Ubwo ngubwo akimara kuba yabyuka yahise atangira kuba yamubwira ati Mr Fisher. Ubwo umusore nawe yahise atangira kuba yakanguka akitegereza, undi nawe akamubaza ati wabyutse? Ati nari mbizi ko ukiri muzima, nari mbizi ko nta kintu wigeze uba. Ati se ahubwo umeze neza? Umusore we nta kintu na kimwe yari arimo aravuga, ahubwo we yarabyutse yitegereza ahantu ari, biramucanga, ariko twabonye ko yamajije kuba yakibuka ibintu byose yari yaribagiwe. Yahise atangira kuba yamuhamagara ati hani, undi yahise atangira kuba yamubwira ati yego boss. Ubwo nuko nguko yabyutse rero atangira kuba yamubwira ati amezi 3 yarashize, yose yarashize tutaza ahantu uri, byari byaraducanze, none urongeye uragarutse. Ubwo ngubwo yese wabyuka atangira kuba yavuga ati ngo iki ibi bintu se ni ibiki we? Ati mana we, ati Crystal ari he? Ubwo yabyutse yibajiza Crystal ahantu yaba, rundi nawe atangira kuba yamubwira ati iki? Ati Crystal se ni uwuhe? Ati wigo wenda hano hantu urabibona, n'ubundi hano hantu ni heza ariko ntago bahita Crystal. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati reka ntago ndimo ndakubwira ahantu hitwa Crystal, ndimo ndakubwira umugore wanjye witwa Crystal. Undi yese avuga ati umugore? Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati se wakoze ubukwe? Ubwo yese atangira kuba yamubaza niba yakoze ubukwe, ndaramubwira ati hoya. Ati hoya ntago nakoze ubukwe, ati ahubwo ngiye ndimo ndashaka ahantu Crystal yaba ari, ahubwo agiye kuba yakora ubukwe na kiriya kigoryi cya Goodwin, ngombe nge kuba nabihagarika, mpereza telefone mbe navugana na Simoni. Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yamubwira ati mpereza telefoni mbe navugana na Simoni agira akantu aba yankorera. Ubwo nuko nguko yese amuhereza telefoni ngabe yavugana na Simoni, ahubwo uyu nguyu uri hano ntago ari Hunter. Hunter ni wa wundi n'ubundi
ari we Simoni Hunter ntago ari uri hano. Ubwo uyu ni umukozi wundi yahise atangira kuba yamubwira ati Simoni we. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati hari ikintu nshaka kunkorera, ntumbaze ngo ni iki. Undi nawe yaravuze ati nta kibazo boss wanjye. Ati si icyo kintu ni igiki? Ubwo twasizeho ngaho arimo aramubaza ngo ni igiki. Ariko iminsi yo yari igeze y'ubukwe. Umukobwa nawe nuko nguko yaje mu bukwe. Gake gake ya dore nuko nguko yaje. Amarira yari amarira we ntari afite agahinda nyine kuko yari agiye kubana n'umusore adashaka. Papa we nk'umuntu wari ufite mu bwatsi cyangwa se amafaranga menshi n'inyungu, rero yari yabyishimiye cyane avuga ati miliyoni zanjye senkani bagombe bazimpereza. Umukobwa akitegereza papa w'ukuntu arimo araserebura yabishyushyemo. Umukobwa bamuzanye utyo. Ubwo na cya Godwin kiri aho ngaho gitegereje ko bamuzanira umugore tayari. Ubwo abandi nabo ntibajya babura mu bukwe ati reba uriya mugeni sha, ati mbega ukuntu arimo arasa neza, mbega umugeni we. Ati Godwin agiye kuba yarya neza. Ubwo nyine barimo baravuga atagiye kuba yashaka umugore mwiza. Ati barajyanye n'ukuri baraberanye. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bahagarara aho ngaho, ariko umukobwa we yari yifitiye agahinda. Abandi bakavuga ati zise, ati nge hari ikintu numvishije ariko ntuzagira umuntu ukibwira. Gatuzi uko yahaye famiye yabo miliyoni 50 z'idolari. Ngo yahaye papa we, papa uriya mukobwa miliyoni 50 we. Ati nibyo numvishije ariko ntihazagira umuntu uzabibwira. Ubwo n'umwana wari uri aho ngaho atangira kuba yavuga ati none se umugeni bamuhereza ayo mafaranga yose koko? Ubwo n'umwana nawe yatangiye kuba yakibaza ayo mafaranga yose nyine bahaye no mugeni. Ubwo nuko nguko umugeni yaje ajya aho ngaho, ariko umugabo akamubaza ati se urimo urarizwa n'iki? Ati se ntabwo ukunda abana? Nicyo kirimo kirakuriza? Unyumvire nyine umugabo asa nkaho arimo aramukinira ku mubyimba. Rero yatangiye kuba yamubwira ati wowe ibintu byose uzabikunda wikigira utyo. Ubwo baratwereka Mr Fisher cyangwa se Charlie yari ari aho ngaho. Rero yese atangira kuba yamubwira ati se ko mbona urimo urambara gutyo kandi nta n'imbaraga uragira, ugiye kuba wajya hehe boss wanjye? Undi nawe yari arimo aravuga ati ngiye kuba najya mu bukwe bw'umugore wanjye, ntabwo nshaka ko kiriya kigoryi kimutwara, ngiye kuba namuhagarika atantwarira umugore. Ariko undi akagumya amubwira ati ngiye nagumye numva urimo uravuga gutyo ariko nta mugore nzura ufite, cyangwa se nta mugore wari ufite. Ibyo bintu urimo uravuga uwo mugore wa buri kanya, ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki boss wanjye? Ubwo nawe yaramwitegereje. Undi ahita amubwira ati umva nkubwire rero, ati umuntu bamwita umugore wanjye bamwita Crystal Mura. Ati n'umugore wanjye ngiye kuba nahagarika iranzererezi. Ubwo nuko nguko yagiye. Undi ariko byaramucanze atangira kuba yavuga ati Mr Fisher, ati reka tujyane. Nuko nguko yamukurikiye. Abandi nabo bari aho ngaho. Umukobwa w'amarira n'amarira ndetse yanabirakariye mu bwe. Musi nawe yaratangiye ati murakaza neza muri ubu bukwe bugiye kuba bwabera aha ngaha. Ati se ubundi uremera kuba yakubera umugabo? Umukobwa ati reka. Papa we nawe ati ngo iki? Na mama we ati ngo iki? Ubwo ngubwo nawe byaramucanze Zeno nawe biramucanga. Barahanga ati ngo iki? Ibintu avuze urabyumvishira cyangwa numvishije nabi? Ngo ntago ashaka kuba yaba umugeni we? Ibi bintu koko birimo birabera aha ni ibiki? Ubwo ngubwo bose byarabacanze. Umukobwa wamaje kuba yabihakana imbere y'abantu ndetse n'amategeko. Ubwo ngubwo bagatangira kuba bavuga ati ariko ararakaye cyane, reba ukuntu arimo arareba we, uzi ukuntu aturitse, uriya ukuntu abyimbye aramutse aturitse we. Ubwo musi we byaramucanze aravuga ati se niba umuntu avuze ko atabishaka turakora iki? Ubwo Godwin nawe yese atangira kuba yamubwira ati taruka aho ngaho ujye kubikurikiraho ibyo bitaruke. Undi nawe aravuga ati nta kibazo reka mbitaruke. Ubwo nuko nguko yahindukiye. Rero aravuga ati ubu ngubu ikintu tugiye kuba twakora ni ukuba twagenda tukambikana impeta, kuko umukobwa we arabikunze cyane bino bintu, ibyishimo biba byanamurenze. Ubwo bakajyaho bagatangira kuba bayaza abantu bakababwira ati mukoma amashyi, bagiye kuba bakambikana impeta. Ubwo umugabo yari agiye kuba yakambika impeta umugore, ariko umugore amaso amarira n'amarira ikuba yabana n'umuntu atishimiye. Aho hari umwana nyine ugiye kuba yazana impeta. Nuko nguko yaje avuga ati mwakira impeta zanyu imwambikana ibyanyu, ngenda cyari mutoya nanjye nzaba mbukora. Nuko nguko yahise akura iyo nyine impeta ngo abe yamwambika, amubwira ati zana hano akaboko, ariko yamukwishe buragana nabi. Amubwira ati zana hano, ariko umukobwa ibyo ntago byari bimufasheho. Nuko nguko umugabo yatangiye kuba yavuga ati zana aha ngaha.
inkwambike impeta wowe. Ariko biba byiza urebye neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ukaba wayikora, ukajya muri comment ukatubwira uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha byaba byiza ukoze kuri like. Ariko bakiri muri ibyo ngibyo, dore ngo na Charles nawe aragera aho ngaho. Ubwo nuko nguko yaje avuga ati muhagarike ibyo bintu we. Ubwo nuko yaje, umukobwa nawe aritegereza ati ye, ati mana we Charles. Umukobwa byaramurenze kubona Charles ahageze aho ngaho, biramurenga ati mana we, ngo Charles we. Ubwo byaramurenze, ababyeyi be nabo barabibona ndetse no Godwin arabibona, ati ngo iki Charles. Ubwo Godwin yahise atangira kuba yavuga atagarutse ahangaha ngo iki agarutse hano mu bihe buryo. Ubwo nuko nguko na mama we yatangiye kuba yavuga ati reba nandi nabikubwiye ko hano batari buze kuba haburamwo ibyago, reba agarutse ahangaha, turakora iki. Ubwo bakarebana, akavuga ati nanjye bino bintu birandenze, sinabona ikintu ngewe namona navuga. Ntabwo nakekaga ko ari buze kuba yateza ibyago kuri uno munsi, ibyago bimeze gutya. Atari ko Godwin arabyitaho. Umukobwa nuko nguko yaje ahamagara Charles, ati Charles we, Charles mon bebe. Ubwo nuko nguko yaje yirukanka n'umuhungu aza yirukanka, dore ngo baraza bahure. Ubundi akahujwe n'Imana nta wagahungabanya ubwo nagati. Ubwo nuko nguko baje, mbese barahoberana. Umukobwa yari yakumbuye no muhungu. Umuhungu nawe yabyutse ari wari marabaza ati Crystal uri hehe. Ubwo umukobwa yarishimye nk'umuntu wari ugiye kuba yakora ubukwe atashakaga. Tangira kuba yamubaza ati Crystal we, atumeze neza? Umukobwa ari hano. Undi ati cyane rwose, ubona ko byabacanze, ibintu bimeze neza. Tangira kuba yavuga ati ntabwo nakekaga kuri buze ahangaha, kuko nari numvishije amakuru ngo wapfuye. Ntabwo rero nabyizeraga, ibintu byose natekerezaga yari wowe. Numvaga wapfuye uko bambwiye ko bari bakugonze. Ubwo umuhungu we yaramubwiye ati oya ndi hano. Umukobwa akavuga ati mana yanjye, ati mana wakoze cyane kuba umeze neza uri hano. Ubwo abandi nabo batangiye kuba baza aho ngaho bavuga ati kiriya kigoryi bundi icyo byose cyabiteye. Ubwo ikigoryi barimo baravuga ni icyo ngicyo kiraha inyuma. Ariko yaramubwiye ati ubungubu ndi hano, nturamuke kuba wagira ikibazo, ndi hano. Ubwo na mama we yaje yirukanka cyane avuga ati we va yahangaha, ubundi wowe uri muzima, urimo uratekereza iki? Tekereza neza, ufite ubukwe uyu munsi ariko uracyari kumwe n'uwo muhungu w'umusabirizi. Ugiye kuba wakora iki? Urimo urakeka ugiye kuba wakora iki? Ubwo abandi ntabwo bazi ko uno musore ari umukire, ahubwo umukobwa yahise avuga ati uyu niwe mugabo wanjye kandi aracyari hano, aracyari na muzima. Umuhungu nawe ati ndacyari muzima. Ubwo rero yahise avuga ati n'ubundi isezerano narimuhaye kera ko ntakora ubukwe nawe, ndakeka none arimo arabyumva. Ubwo umugabo umumama we yahise amubwira ati urimo uravuga ubusa, ceceka aho ngaho, ibyo bintu urimo uravuga ni ibiki? Charles ni umuntu wakugeza kuki? Uyu nguyu ni umusabirizi wa mukobwa we, ubundi urimo uratekereza iki? Yaguhaye iki? Ubwo ngubwo umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo murimo muravuga ni ibiki? Ubwo nuko nguko bari barimo bamubwira ati uyu nguyu ndetse nta myirondoro afite, nta kintu avuze, urakeka ko uyu nguyu yaza mu muryango wacu? Reka, ibi ntabwo bishoboka. Ariko umuhungu yahise atangira kuba yababwira ati imyirondoro yanjye ubundi ntabwo nigeze nyibabwira, muza hanjye hashize, ariko nari narabuze ubwonko bwibutsa cyangwa se ibitekerezo byibutsa. Ariko ubu ngubu ndagira ngo mbamenyeshe ko nabigaruye. Ati ibitekerezo byanjye cyangwa se ubwonko bwanjye bwagarutse ahashize hanjye. Rero reka mbe nahababwira ukuntu hameze. Ubwo ngubwo niko Crystal nawe yamwitegereje aramubwira ati mbe nabikubwira se? Ubwo niko yahise atangira kuba yababwira ati imyirondoro yanjye ya nyayo. Ubundi umuhungu agiye kuba yavuga byiwe, rero agiye kuba yabivuga bahise bamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo bitureba, icecekera aho ngaho, ibyo ngibyo urimo urabibwira nde? Ibyo ngibyo wowe uri umusabirizi, ntabwo wajyana na Crystal. Crystal ni umugore wanjye, kuki ushaka kuba wanyicira ibirori bite byawe? Ubwo banze kuba bakumva nyine ahashizeho uno mugabo nyine ngo wabuze intekerezo ze. Rero yahise atangira kuba yamubwira ati ngiye mva muri Godwin family, rero ibyo ngibyo ushaka kuba wambwira nta kintu bivuze. Ariko yaramubwiye ati Zeno we, ati reka mbe nakubwira nanjye akantu gatoya. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira turimo uranga kuba wanyumva, ariko uyu nguyu ni umugore wanjye. Ubwo bagaseka, barimo baraseka bavuga ati uyu muntu ubundi bamuturoze, ibi bintu arimo aravuga ni ibiki? Ubwo rero yahise atangira kuba yamubwira ati ubwo umva ikintu nshaka kuba nakubwira, uyu mukobwa uri kumubona se ntago agukwiriye. Abandi nabo ati ngo iki?
gute se yavuga ngo ntago amukwiriye kandi bari bagiye baradutumiye muri buno bukwe n'ukuntu bafite gurupe cyangwa se kampani? Ibi bintu ni ibiki we? Muri uno mujyi nibo bantu bakize, none ngo ntago amukwiriye? Uriya mugabo koko kuki atinyuka we? Uriya muntu wifata Goodwin akamutesha agaciro? Ibi bintu ni ibiki we? Ubwo abari aho bo barimo barajujura, ariko umukobwa yaramubwiye ati Charire we. Charire nawe arabyumva, rero yese atangira kuba yamubwira ati ikintu arimo aragushinza ngo nuko wenda twahuye uri umuntu usa nabi, ariko ibyo ngibyo ngiye simbyitayeho, kandi nditegura ko tugomba guhita tujyana tukajya kure cyane. Umuhungu nawe yese amubwira ati wigira ubwoba, ibintu byose biratunganye, ntugire ubwoba, uyu munsi ntago ndi butumeze no hagira ikintu kiba gutwara. Zena akabyumva akavuga ati nubwo ari umukire cyangwa se akaba ari iki, ibyo ntago mbyitayeho, ikintu mubwiye nuko ibi byose bitari buze kuba byaba, abifate nk'imikino yari igiye kuba yabera ahangaha, iby'ubukwe wapi. Ubwo hari urimo araza nawe gake gake nuko nguko arimo araza, hari umusaza urimo araza, arimo araza yese atangira kuba yavuga ati ibi bintu ko mbona mwabigize imikino kandi biriseriye buno bukwe, muri kubona ari ubwiki? Ubwo yese atangira kuba yavuga ati dore n'uyu nguyu urimo urabyica. Ubwo ni cya gisaza icyari ya Crystal cyahise gitangira kuba cyavuga ati niko Mr. Chata, ati dore n'uwo ngo rwose mu muhagarike, arimo arashaka kuba yatwicira ubukwe, ati uyu mugabo rwose mu muhagarike, yagize impanuka vuba ahangaha, yabuze ubwonko bwibutsa, mu mutwara agenda ava ahangaha. Ubwo ni musaza wa Crystal urimo arasaba uko nyine bamutwara. Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati ubundi bisobanuye ko nyine uyu nguyu nta kintu avuze, ari umusazi tumutware. Umuhungu yitegereza umuntu urimo uramwita umusazi, kavuga ati uyu muntu koko. Ubwo rero niko yese atangira kuba yamubwira ati musore witeze ibibazo ahangaha, ngwino tukujyane. Ubwo niko yese atangira kuba yamubwira ati Mr. Chata, ati rata urimo uravuga ukuri, ati mu mategeko urata wowe warayasomye, rero nk'umuntu ukomeye reka ngusabire ndwe nsabira bano bantu rwose bamujyane, reka mbwire n'abasekirite banjye baze bamusohore. Ubwo niko yese atangira kuba yahamagara ati basekirite barinzi muze mutware uyu muntu rwose. Ariko bakiri aho ngaho yese atangira kuba yavuga ati perezida wa muramushakaho iki wa kampani yacu we? Ubwo bose bararebye ati perezida bari kuvuga ni uwuhe se? Ubwo na Goodwin nawe biramucanga, bibaza perezida barimo baravuga, ndetse na wa mugabo wa Rouge nawe biramucanga, birabacanga bose kumva umuntu barimo barita perezida, mbese byabacanze cyane, barimo barabyibazaho cyane. Ubwo nuko nguko yese atangira kuba yamubwira ati Mr. Fisher, abari aho bose ati ngo gwiki perezida se? Goodwin ko atari perezida, ninde perezida bavuze? None se uramusabirizi niwe bari kuvuga ngo ni perezida? Ati basabirizi, abandi ngo ni perezida. Undi nawe aravuga ati buretse tubanze twumve neza, nanjye byancanze se ndamenya umuntu bari kwita perezida pe. Ubwo ngubwo bose barimo barajujura, ariko yese atangiye kuba yavuga ati ibi bintu ntago bishoboka, none se ko ntamuzi mu muryango ikizi, uriya muntu barimo baramwitirira sha nta mu perezida uri hariya. Ubwo bagiyeho baraseka, mbese baraseka n'uwari uri aho ngaho wa Rouge nawe byaramucanze, atangira kuba yavuga ati ariko ukuntu arimo aragaragara ndi kubona asa nyine nk'umuntu uvuye mu muryango ukomeye, uyu muntu ninde ko asa nkaho nigeze kuba namubona bwa mbere, uyu muntu ninde? Ariko numvisha urimo uramwita perezida, ibi bintu bisobanuye iki? Mudusobanurire rwose tubimenye, na kampani yaba avamo ni iyihe? Ubwo niko yese atangira kuba yamubwira ati niko Mr. Chata agiye kuba yavuga, yese amubwira ati ibyo byose mushaka kuba mwahimba ahangaha ntabwo twebwe ibyo ngibyo turimo turabyumva, murimo muravuga ubusa, mufate mugenda ahangaha murimo murateza ibibazo ahangaha. Ubwo ni papa wa Crystal urimo urabivuga ati uwo ni umusabirizi, mumukura ahangaha mumujyane kure cyane. Ati nta nubwo yigeze abana n'umwana wanjye wenda mu butoya ngo wenda mvuge ngo ndamuzi, ariko umukobwa wanjye urashaka kuba wamufata, ibintu byose namutakajeho ngo ngiye mushyingire musabirizi, ibyo reka genda bikubwiye. Ati ahubwo uyu munsi ubukwe bw'uyu mugabo ndetse n'umukobwa wanjye bugombe kuba bwaba, umugabo we ni Mr. Goodwin, undi mumujyane mumukura ahangaha, arimo aritwara nabi cyane, mumuvana ahangaha. Ubwo na mama w'umukobwa nawe ati niko bimeze umusabirizi mumujyane, kuba yambaye neza ibi ntabwo bisobanuye ko ngo ari umuntu watwara umukobwa wanjye, no kuba ari ibogari ibyo simbirebaho, mumufate mumujyane. Ariko umugabo akavuga ati uyu nguyu ntabwo ari umusabirizi, mwabifashe nabi. Ati uyu nguyu ntabwo ari umusabirizi, wenda mushobora kuba mwarabibonye mu buryo butoroshye cyangwa se mutazi,
ariko agiye kuba yavuga menshi yaramubwiye ati buretse, ati bubiretse ibyo ngibyo kuba wabyinjiramo cyane, buretse kuba wabivuga. Undi yaravuze ati yego bosi. Ubwo yahise ajya hatangira kuba yamubwira ati Zeno, ati se ubundi urakeka ko ukuba wajyana uno mukobwa ari ibintu biri buze kuba byakorohera? Ndagira ngo mbe nakumenyesha ko utari buze kuba wamutwara, ahubwo asibye nawe nta n'undi muntu uri buze kuba wamutwara, kuko ngiye nk'uko yabikubwiye ntabwo yashyingiranwa nawe, icyo ni icya mbere. Nanjye rero se urashaka mfukame mbigusezeranye? Undi yahise atangira kuba yavuga ati noneho ndapfuye. Atari ku bundi ubwo bwoba ninde wabukumazera? Ati ninde wakumaze ubwo bwoba? Se urakeka ko wowe wafata umukobwa natanzeho miliyoni 50 ukamutwara utyo? Undi nawe yahise avuga ati ngo iki? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati wowe uri umuhombyi, nta kintu na kimwe wabona, njye natanze miliyoni 50, rero urumva ko umukobwa nimara kuba namutwara leta nzishyura. Undi yaramubwiye ati niko bimeze se? Undi ati yego cyane rwose niko bimeze, ngiye gutanga miliyoni 50, se wowe watanga iki? Uri umusabirizi. Ubwo n'umusaza nawe ati niko bimeze rwose, miliyoni 50 mu kanya ndaba ndi kuzitsindira. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati nyine se wowe urarenzaho iki kindi ko ayo mafaranga utayabona? Rero bisobanuye ko umukobwa wabo utamutwarira ubuntu, ntibibaho. Kandi umusabirizi se si ibyo gusabiriza ku muhanda, hari andi mafaranga wabona? Umuhungu yaramubwiye ati niko bimeze se? Ati nta kibazo niba ariko bimeze. Ubwo ariko yahise atangira kuba yamubwira ati se hari undi muntu uri buze kuba wakunganira mu magambo urimo uravuga? Wenda wowe uri umukire, ariko se mu kanya ntabwo uri buze kuba wasaba imbabazi? Undi yarasetse ati iki? Nsaba imbabazi z'iki se? Kuri miliyoni 50 zanjye se natanze, nasaba imbabazi z'iki kandi mu kanya ngiye kuba nazitanga? Undi yahise atangira kuba yavuga ati waretse se kuba waseka aho ngaho? Undi akajya agaseka ati ubungubu kuri miliyoni zanjye 50 natanze nemerewe kuba nakora icyo nshaka. Ubwo we miliyoni 50 zari zabaye miliyoni 50. Umuhungu atangira kuba yamubwira ati se ngewe ko nshobora kuba natanga arenze miliyoni 50? Undi yarasetse ati ati umukene nkawe se wowe wayakura he? Ubwo ngubwo ariko umusore akavuga ati reka nkubwire, ngewe ubu ngubu nemeye kuba natanga arenze miliyoni 50. Ubwo wa musaza wuriya mukobwa ati ibintu numvishije nibyo ra? Ati uyu nguyu se yayabona hehe? Ibyo ngibyo ni ukubeshya, arimo arashaka kuba yaduhombya ngasezeranye aha ngaha ko ibyo bintu yabitanga kandi atayatanga. Uriya ni umusazi mwimwizera, ibintu byose arimo aravuga ni ubusazi, nta kintu na kimwe dushaka kuba twakumva aha ngaha. Ibyo bintu bisubiza aho bikuye, urimo urahimba ubeshya aha ngaha, agenda. Ariko umukobwa akavuga ati se niyo yaba ari umusazi cyangwa se ibintu arimo aravuga ari ubusazi, njye ntabwo ndi buze kuba nakora ubukwe na kino kigabo. Njye ahubwo ndashaka kuba nakora ubukwe n'umugabo wanjye w'isezerano, niwe wenyine nahisemo kuba nakora ubukwe nawe. Uyu mwanzaniye wapi? Ubwo ngubwo niko yahise ababwira ati niyo tutakora ubukwe njyewe ariko turajyana. Ubwo iwabo bakavuga ati ubundi uri ikigoryi, ceceka aho ngaho, ibyo bintu ni ibiki? ubundi twakubyariye iki? Ati twarakubyaye kugira ngo uze uduteze ikimwaro, wowe reba ibintu urimo uravuga, ibi ni ibiki? Ariko yahise atangira kuba yamubwira ati ngerega ndi umukwe wawe. Ati nukubera iki ushaka kuba wandutisha Zeno kandi ndi umukwe wawe? Ibi bintu nukubera iki? Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati we ntabwo uri umukwe wanjye, ceceka aho ngaho, ndagira ngo nkwiyame, njye ntabwo ndi umukwe wawe, urimo uranyumva neza? Ubwo yahise atangira kuba yamuzibisha akamubwira ati ibyo ngibyo byiyita ubwawe, njye ntabwo uri umukwe wanjye. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati ariko hari ikintu mbere nababwiye, nuko mutarimo murakibuka, hari ibintu nari nababwiye. Ubwo ngubwo Zeno nawe ahari akavuga ati nyuma ya buno bukwe, ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati ndahita mboherereza ayo mafaranga rwose, miliyoni 50 ndahita nyashyira ku muryango wa Mura. Ubwo nawe agatangira ati rago rata we turakwizeye cyane, niyo mpamvu turimo turaguhereza umukobwa wacu, nta kibazo rwose twebwe dufite, umukobwa we turamuguhereza. Ubwo ngubwo umuhungu nawe akavuga ati se ngiye ko ndimo ndabasezeranye ibyo nabasezeranyije ntimubyumve, ngewe kandi nabasezeranyije ko ndibuze kuba nabahereza amafaranga arenzayo arimo arabahereza, ahubwo nkaba nabahereza nari muze kuba yava muri bino birori byose, ayo mwategurishije bino birori byose ndaza kuba nayabahereza kugira ngo mwe mwabyizera, n'isezerano mbahaye nk'umuryango. Ubwo umugabo we yarabyumvaga akavuga ati we wabona miliyoni 50 koko? Ariko abantu muri iki nawe miliyoni 50 se wari wanazitungaho? Ahubwo se hari umuryango, hari uwo mu muryango w'iwanyu wegeze uzitungaho? Abantu muri iki nawe mbega
undi yahise atangira kuba yavuga ati se miliyoni 50 wowe urazifite ra cyangwa ntazo ufite? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yabaza uriya mugabo nyine niba afite miliyoni 50 nk'ukuntu arimo arabivuga. Ubwo rero yamubwiye ati urazifite? Undi yahise atangira kuba yavuga ati ariko urimo uragira ngo dugumye dukina imikino nanjye? Undi yaramubwiye ati hoya, ntabwo nshaka kuba nakina imikino nawe, nibyo nyine wowe wiyemereje ko we wakora. Rero nibyo ndimo ndagira ngo nanjye mbe nakubaza, miliyoni 50 urimo uravuga urazifite? Nibyo ngiye ndimo ndashaka kuba nakubaza. Ubwo aho ngaho hari undi wahise uhaza arimo aravuga ati nk'uko abivuze, miliyoni 50 ntago ari ikintu kibuze twebwe mu ntoza yacu mu muryango wacu. Ibyo ngibyo ntago ari ibintu bibuze. Ati rata zeno, akira we manzi umwemezi, miliyoni 50 wihita uzikuraho uzishyire kuri famiye ya Mura nonaha. Ubwo nuko nguko yazizanye, aho n'abandi nyine baba bazizanye avuga ati miliyoni 50 nizo urimo uravuga? Ati banza urebe iyi ni ikarita iyacu. Ati miliyoni 50 sizo uvuze? Ubu ngubu ngiye kuba nazitanga nubwo ubukwe butari twaburangiza. Ariko umukobwa we warari aho ngaho watashye ubukwe nawe akavuga ati wabibonye se, yewe uri uranda mwizera cyane, uri yararenze n'umukire. Ubwo ngubwo nyine we yari yarabahabije. Ubwo ngubwo arimo aravuga ati miliyoni 50 n'utuntu dukeya, ni nk'igitonyanga mu nyanja. Uriya ni umukire cyane, miliyoni 50 kuba yazitanga ni makeya. Ariko umuhungu nawe akavuga ati se ko ndi kubona Sharire agiye kuba yahomba nuba ari uko nguko, miliyoni 50 yazikura he? Ni icyizere gusa ahagarariyeho, nta kindi kintu afite. Ubwo ngubwo niko barimo baravuga ati ahubwo uriya muhungu ni n'umusazi we, kubera iki ari kwiyemera kuba yahangana na hariya. Ubwo ngubwo papa we nuko nguko yavuze ati rata mugire vuba vuba muzana aha ngayo mafaranga. W'ikintu arishishikajwe nacyo ni amafaranga. Rero arimo aravuga ati we rata azana amafaranga, none ubukwe bite bukomeza kuko warabamaje kuba yatsindwa. Niko bimeze, arabamaje kuba yatsindwa. Ubwo umuvandimwe w'umukobwa nawe ari aho ngaho arimo aravuga ati niko bimeze. Ubwo ngubwo papa we n'ubundi arimo aravuga ati no musabiriza agiye kuba yatsindwa. Ubwo nuko nguko n'umugabo ndetse yakomezaga nawe avuga ati amafaranga reka tuhite tuyashyiraho nonaha kuko ibintu byose bigiye kuba byagenda neza. Nimara kuba nayashyiraho nyine se si mubyumva neza ko turi wite duhita dukomeza tugakora ubukwe nta wundi muntu turaba tumuhanganiye uno mukobwa. Ubwo nuko nguko umugabo nyine arimo aravuga umukobwa we nta cyizere yari afite, yumvaga barimo baramukina nk'akapira. Rero yarabibonye abona ko n'ubundi bigiye kuba byarangira. Kandi umuhungu ni umuntu uzi nyine ibintu byose arimo aracamo ni n'umukire. Ubwo niko bazanye ka kamashini gakuraho amafaranga, ariko bakojeje bo bahise bavuga ati iyi karita nta mafaranga ariho, mushyire mwindi karita. Baravuze ati ngo iki? Ubwo bararebanye ati ngo iki? Ibi bintu se birashoboka? Ubwo Goodwin nawe yararebye. Ubwo na papa w'umukobwa nawe ati ngo iki? Ati se ibi bintu ni ukubera iki byanze we? Ati biranze mwongere mugerageze. None se nta mafaranga ariho? Ubwo bagiyeho barajujura umukobwa nawe aritegereza. Ubwo ngubwo umugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ntago bishoboka. Ibi se ni ibiki? Ibi bintu bishoboka gute we? Ubwo yagiyeho atangira kuba yavuga ati hamagara papa anyohereze miliyoni 50. Ubwo niko yese atangira kuba yavuga ati subundi ko yari yambwiye ko yazishyizeho yambeshye. Umusore nyine n'ubundi amafaranga nta handi yari kuba yayakuye n'ay'umuryango. Rero yatangiye kuba yavuga ati se papa yambeshye we, zana aha ngaha mbanze mbyikorere mbanze ndebe. Ubwo niko yagiye hatangira kuba yavuga ati ibi ngibi murimo murambeshya. Acana hacisha hati reka nta mafaranga ariho, shyira mwindi karita. Ubwo ngubwo akavuga ati si ibi bintu noneho ni ibiki mwabantu we, ibi bintu ni ibiki ngiye kuba nahena mu bakwe. Ubwo ngubwo agatangira kuba yavuga ati boss we, ati Mr Hunter byose yabikoze nk'ukuntu mwari mwabivuze yabikoze. Ubwo aho ngaho umugabo nawe arimo aribaza ati se Goodwin gute yaba amafaranga ye atarimo aravaho? Ubwo Goodwin akavuga ati se ibi ni ibiki? Ariko abo ngabo bakavuga ati dore igihombo wakibateje byakunze. Ibigaragara byose nuko ibintu byose byabaye babipanze. Ubwo niko badusubije inyuma. Arimo aramubwira ati hari faveur nshaka kunkorera. Arimo aramubwira ati se faveur urimo urashaka ni iyihe? Ubwo niko yese atangira kuba yamubwira ati rero hari ikintu ndimo ndapanga, ndagira ngo uteze igihombo kuri Goodwin family, ndagira ngo uteze igihombo. Rero niko bari babipanze. Ubwo rero yese atangira ko turimo raseka iki kuba birimo biranga
ibi bintu nibyo birimo biragusetsa ahangaha, urimo uraseka iki ahangaha, ibi ngibi ninde wabikoze? Nuko yiborotse ariko ibi biraza kuba byakemuka. Ubwo rero yahise atangira kuba yavuga ati suze n'ikindi, ati wenda nuko bashyizeho limite cyangwa se amafaranga ntarenza kuba nabikuza. Ubwo ngubwo yahise amubwira ati reka mbwire papa wawe abikemure niko byagenze, reka mpamagare kuri banke babikemure. Ubwo yahise atangira kuba yakisetsa, ahita yongera atangira ati yego isha, ati hari ikintu ntari nababwiye, papa wanjye ni manager wa banke, rero ubu ngubu araza kuba yabikora kuko aziranye n'abantu benshi bari buze guhita babijyamo babikora. Ibi ngibi ni ibintu rwose byoroshye. Undi yagiye hatangira ko yavuga ati rata wenda kwizeye, ufite imbaraga zihambaye, bino bintu byose ndabyizeye. Akajya hagaseka, ndetse na musaza w'umukobwa nawe ati nanjye ndakwizeye, bino bintu uraza kuba wabikora cyane. Umuhungu we yari yiturije arimo arareba cyane, akamubwira ati so urimo urareba iki? Ibi bintu byose ko nta na kimwe wowe ubundi uzi, wewe ushatse wanakigendera kuko ugiye kuba watsindwa, ushatse wakigendera da. Ubwo ni musaza w'umukobwa akamubwira ati ahubwo turagusorana nabi numara kuba watsindwa, urimo urumva neza? Ariko umukobwa akavuga ati si ngiye ko duwe niko mbona wagira ngo miliyoni 50 yazibura, ngewe ko ari byo bintu birimo birancanga we, ibi bintu bishoboka gute? Ati gitangaza, ni gute miliyoni 50 zibuze n'ukuntu yari umukire? Ubwo umugabo nawe akavuga ati ngiye bino bintu nanjye birimo birancanga n'ukuri, ngenda bibara birangiye kuko byancanze bino bintu birimo birabera ahangaha pe. Ubwo abajajwe bo barimo barajajwa, akagumya avuga ati ngende kureba ukuntu uriya musore ari pose yiturije, byancanze. Ubwo ariko umusore yahise atangira kuba yababwira ati rero miliyoni 50 niba zibuze, ngewe hari ikindi nshaka kuba nategura. Ubwo rero yahise atangira kuba yavuga ati ngewe umuryango wa Mura ngiye kuba nawuhereza miliyoni 100 ahubwo. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati urimo uravuga ibiki we, cunga amagambo urimo uravuga ibyo bintu. Ariko n'umukobwa byari byamucanze, rero batangiye kuba bamubwira ati ariko wowe urakeka ko miliyoni 100 ari amafaranga make? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati sha nuzitanga nanjye ndaba nsinzwe. Ubwo papa akavuga ati iyo ngingo yisubiza aho uyikuye, ibyo urimo uravuga ntabwo ari byo. Ubwo ngubwo bakamuzibisha bamubwira ati ngaha bitwereke si ibyo bintu urimo uravuga. Ubwo nuko nguko yahise akoma mu biganza avuga ati niko bimeze. Ubwo yakomye mu biganza hari abari cyangwa se abakobwa batangiye kuba baza aho ngaho gake gake, n'ubwo buryo bari barimo baraza, ariko hari ibindi bintu bameze nkaho bafite. Ubwo baje gutyo abakobwa beza cyane, dore nuko nguko barimo baragenda batambuka, ariko bari baje kuri system y'uno muhungu. Ubwo ngubwo bagatangira ati ye ibi bintu se birimo birabera ahangaha ko mbona birenze ubukwe, ibi ni ibiki we, ngiye bino bintu birimo birancanga. Umuhungu nawe akagumya amubwira ati ye ntabwo uri muribuka se ko nakubwiye ngo utegereze tuze kuba twareba ukuntu birangira? Ubwo rero bagumye aho ngaho barimo baravuga ati ibi bintu ngiye byancanze we, ibi bintu ni ibiki we? Ati suko ni ukuri ngiye ko bino bintu birimo birancanga. Ubwo n'umukobwa nawe byaramucanze kuko nta makuru yari afite. Rero umuhungu yagumye ababwira ati mva rero ngewe nabasezeranyije ko ngiye kuba nabahereza miliyoni 100, ariko mbere yuko nzibahereza ngiye kubanza ngiye nanakora ubukwe, nicyo kintu ngiye cyihutirwa mbere y'amafaranga. Umuhungu nuko nguko yahise avuga ati ngewe umukobwa namutsindiye kera, ahubwo reka mbanze mwambike n'impeta kuko uyu nguyu no wanjye. Nuko nguko yakuye y'impeta, rero aravuga ati mwese muri aha ngaha ndagira ngo mbapresente madamu, dore madamu wanjye tugiye kubana n'uyu nguyu. Nuko nguko yaje amufata ikiganza ahita ashyiramo impeta amubwira ati ubu ngubu nemeye ko tugiye kubana ubuziraherezo. Umukobwa nawe aramubaza ati se urabyemeye? Umukobwa yarasetse biramurenga, yahise amubwira ati uremera ko tugomba kuba twabana ubuzima bwawe bwose? Ubwo ngubwo yaramubwiye ati cyane rwose niko bimeze, niko bimeze. Umukobwa yarabyemeye, umusore nawe aramubwira ati niko bimeze. Ariko umusaza yahise atangira kuba yabatunga intoki ati ndebera noneho bano bantu, ati muzana yanjye nta kibazo uyampereza aha ngaha niba mwabyemeye. Ubwo nuko nguko bazanye ya sheke iriho miliyoni 100. Ubwo umusaza nuko nawe w'icyo yashakaga cyari amafaranga, ibyo kumubwira ngo umukobwa we n'umuhungu bagiye kubana n'uyu. Ubwo niko yisa bireba kubitwa n'inkuba avuga ati ngo iki Charles Fisher. Ubwo niko yabonye amazina nyine ari kuri sheke, biramucanga nyine kumva ko miliyoni 100 zibonye, ahita atangira kuba yavuga ati se no mugabo katari umukire, iri zina
iri zina koko wagira ngo hari ahantu ndizira? Ubwo niko yatangiye kuba yabyibaza, ubwo ahita ahereza umuhungu we nawe ngo arebe, ariko umuhungu yarabibonye aravuga ati ngo iki? Aramwitegereza ati ibi bintu bishoboka gute? Undi nawe ati niko bimeze. Ubwo atangira kuba yamubwira ati rino zina ni iry'abakire, we ntabwo wakitwa gutyo, ibyo bintu urimo urashaka kuba wahimba ahangaha ntabwo ariko bimeze. Ati se urakeka ko waza kuba wadukina imikino wowe? Twebwe twarize, rero ino mikino urimo urashaka kuba wakora ahangaha usubiza aho uyikuye. Ibi bintu ni iby'ubugoryi, ragira ngo mbe nabikumenyesha. Ino sheke ntabwo ari iya nyayo, ni ibipirata urimo urazana ahangaha. Urakeka ko miliyoni 100 wowe wazibona? Ubwo umuhungu yahise amubwira ati ngewe nifuje kuba nazihereza umuryango wanyu, kuko nk'abantu mukunda amafaranga, rero nagiraga ngo zibahereze nta kibazo, muzifate nk'umuryango wanyu, mugende muzikoresha ibyo mushaka, kuko nazikubye 2 miliyoni mwari murimo murashaka. Ubwo barabyumvishije ariko ntibari barimo barabyizera. Rero akavuga ati se ntiwize? Ngasoma neza cyangwa urebe neza, niba urimo urareba neza ni mu mazina ya Charles Fisher. Ariko umugabo akamubaza ati se wowe uri umukire wa hehe sha? Uri umukire wa hehe kuri muri yitirira ibintu wowe uwakize turi hehe? Ubwo yaramubwiye ati ni ngewe ndi Charles Fisher, nkuko murimo murabibona mva muri famiye iya Fisher family. Umugabo we yari yumiwe, yarebye yasetse, ibintu byamurenze, mbese byamurenze cyane. Akavuga ati mubirebe neza, ibintu byose niko bimeze. Mbese bakubiswe n'inkuba, atangira kuba yavuga ati ubu ntarimo aradukinisha we, ibi bintu nibyo arimo aradukinisha. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati ubu ngubu rero, uhera ubu ngubu umukobwa wanyu ngiye kuba namutwara, nta kindi kintu mumbwiye. Umugabo we yari arimo arisetsa, buri kanya yisetsa. Ariko umuhungu yahise avuga ati ngo iki? Urashaka kuba wadutuburira? Dore ya sheke ngo yahise ayica, kuko nyine ntabwo yabyizeraga. Arangije yahise amubwira ati reka ngewe gute wantuburira? Sheke yayimuteye utyo, umuhungu nawe ayireba utyo. Ubwiye se ko inkuru yacu irangiye, naba nkubeshye? Reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video wayibonye, iramutse yagushimisha ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace karatugera hejuru.